uburere buboneye ni imwe mu nkingi zigize imbonezamikurire y'abana bato. Ngira ngo ntabwo ari akantu kari konyine. Inkingi zigize imbonezamikurire y'abana bato cyangwa serivisi zijyanye n'imbonezamikurire y'abana bato ziba zikomatanyije kugira ngo zitange umusaruro wifuzwa. Ubwo rero ntabwo twavuga uburere buboneye gusa tutavuze n'izindi nkingi z'imbonezamikurire y'abana bato, kugira ngo noneho tuza gusobanura niwe murezi wa mbere w'umwana, niwe umufite mu nshingano, n'abandi bagenda bamwunganira agomba kubakurikirana. Umukozi wo mu rugo, abavandimwe be mu rugo, ahandi aho batuye niba umwana arimo gukina n'abandi, ariko noneho no ku ishuri akagirana ibiganiro bihoraho n'abarimu n'abakurikirana uburere bw'umwana kugira ngo bamenye uyu munsi yiriwe ate, niba atashye atameze neza yaba yahuye n'ibihe bibazo, niba atashye yishimye cyane yabitewe n'iki. Muraho neza, murakaza neza nanone ku Mena TV. Nkuko twabibabwiye rero tuzakomeza kugenda tubagezaho ibiganiro bibahindura ubuzima kandi bikabafasha. Twabijeje ko tuzagenda tubatumirira abatumirwa batandukanye, cyane cyane abaprofessionnel, abantu bafite ibyo bagezeho n'abafite impano zitandukanye kugira ngo badusangize urugendo rwabo. Uyu munsi rero dufite umutumirwa imbere yacu, nagira ngo muha akanya yibwira abakurikirana Mena TV. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Anastase Rwabuneza. Ubundi umwuga wanjye ni itangazamakuru, ndi umunyamakuru wabyize ndanabikora. Hanyuma njya muri domaine yihariye ijyanye na communication. Igihe nakoraga communication rero mu bigo bitandukanye bya leta, niho naje kugwa ku kintu cyitwa imbonezamikurire y'abana bato. Mu mbonezamikurire y'abana bato rero nakoraga ku bijyanye cyane cyane no ubukangurambaga, guhindura imyumvire tujyana ku myumvire yifuzwa cyangwa imikorere n'imigirire yifuzwa. Nkaba rero ndi National ECD Master Trainer. Ubwo no kuvuga ngo umwe mu bahugura. Waba ukeneye ibanga ry'ikoranabuhanga ryakugeza ku bukire bwihuse, urashaka se guteza imbere ubucuruzi bwawe ukoresheje ikoranabuhanga rigezweho? Mix Venture ni umufatanyabikorwa wawe mu guhindura inzozi zawe zikaba impamo. Muri Mix Venture dukora systeme zifite umwihariko, website na mobile apps bijyagufasha kuzamura ubucuruzi bwawe, tukagufasha kandi gukoresha neza imbuga nkoranyambaga no guteza imbere isura yawe kuri internet, byose ku biciro byiza. Muri Mix Venture kandi niho wakura abahanga bagufatira amafoto n'amashusho bikeye, ibyapa n'ibishushanyo bigaragaza ibyo ukora, bigakurura abakiriya ndetse na documentaire zikoranye ubuhanga n'ubunyamwuga. Tugane kandi niba ukeneye kwimenyekanisha, gusesengura isoko cyangwa se gukoresha ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano AI bikagira uruhare mu iterambere ry'ubucuruzi bwawe. Ibirenze kuri ibyo ngibyo, dufasha kubaka ubunyamwuga, dutanga amahugurwa afasha ikipe yawe gutsinda. Ngaho rero fata icyemezo, uze dufatanye guteza imbere ubucuruzi bwawe. Ukeneye ibindi bisobanuro wadusanga kuri website yacu, ukaduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri adresse ubona kuri screen yawe. Abajya guhugura abandi, ariko ni ku rwego rw'igihugu mu bijyanye n'imbonezamikurire y'abana bato. Mvuze ibyo ngibyo byonyine, hari n'ibindi byinshi ariko mbivuze kubera ko nzi insanganyamatsiko y'ikiganiro cy'uyu munsi kijyanye n'uburere buboneye. Rwose ndagira ngo rero tubanze tunabashimire. Urumva iyo umuntu agize amahirwe akabona ECD Master Trainer ku rwego rw'igihugu, ufite ubumenyi bw'umwihariko usangiza abandi bantu ba training abandi, ariko cyane cyane n'ubumenyi bunakenewe ku rwego rwose, uko ujya kuba Master Trainer warahereye hasi. Ndagira ngo wanze tubwire ubundi burere buboneye nk'icyo twakita positive parenting. Umuntu wumva iryo jambo ubundi yumva iki? Uburere buboneye ni imwe mu nkingi zigize imbonezamikurire y'abana bato. Ngira ngo ntabwo ari akantu kari konyine. Inkingi zigize imbonezamikurire y'abana bato cyangwa serivisi zijyanye n'imbonezamikurire y'abana bato ziba zikomatanyije kugira ngo zitange umusaruro wifuzwa. Ubwo rero ntabwo twavuga uburere buboneye gusa tutavuze n'izindi nkingi z'imbonezamikurire y'abana bato, kugira ngo noneho tuza gusobanura imbonezamikurire y'abana bato, uburere buboneye tuze kumva ko
ari inkingi igenda yuzuzanya n'izindi. yego. Ubwo rero nahera ku nkingi ya mbere ariyo bita imirire cyangwa nutrition mu gifaransa. Ni imirire, iyo bavuze imirire ubwo bavuze imirire y'umubyeyi n'umwana. yego. Imirire y'umubyeyi n'umwana kubera ko umwana atangira kuba umwana iyo yasamwe. Iyo umubyeyi rero yamenye ko yasamye ahindura ibijyanye n'imirire ye kubera ko icyo gihe barimo kugaburira abantu babiri. Hari imirire rero iteganyijwe haba ku mubyeyi haba ubwo ngubwo agaburira n'umwana uri mu nda, ariko igihe kikazagera umwana akavuka mu mezi 6 ya mbere tuvuga ko umwana yonka gusa nta kindi kintu ahawe ndetse n'amazi, nta kintu gitoya ahabwa, amashereka ya nyina aba yihagije. Icyo gihe rero nabwo urumva umubyeyi aba asabwa kurya indyo yuzuye, uretse ko n'umuntu wese n'ubundi asabwa kurya indyo yuzuye, ariko umwana muto kuko ari urimo kubaka umusingi w'ubuzima bwe biba ari umwihariko. Hanyuma nyuma y'amezi 6 umwana agatangira gufata ifashabere, ariko nyina agakomeza kumwonsa. Imyaka 2 umwana aba ashobora gucuka, ariko nabwo agakomeza guhabwa indyo yuzuye nibura kugeza ku myaka 5. Nyuma y'imyaka 5 umuntu yahabwa ituzuye nta kibazo. Oya, navuze ko n'umuntu mukuru ariko kwitabwaho by'umwihariko ni ngombwa. Ubwo nanyuzemo nihuta, nabyo umuntu ashobora kubivuga ku buryo burambuye. Inkingi ya kabiri ni inkingi ijyanye n'ubuzima. Ubuzima atari ubuzima busanzwe, ahubwo ari ubuzima health cyangwa sante nanone y'umubyeyi n'umwana. Umubyeyi yamaze kumenya ko yasamye yita ku bijyanye n'ubuzima bwe gute, n'izihe serivisi ahabwa kwa muganga. Ubu ngubu tuvuga ko yitabira kujya gupimisha inda nibura inshuro 8 igihe atwite. Mu gihembwe cya mbere hari uburyo yitabwaho ku buryo bw'umwihariko. Igihembwe cya mbere ni y'amezi 3 ya mbere amaze gusama. yego. Igihembwe cya mbere afata ibinini bya acide folique bimufasha kugira amaraso, kubera ko aramutse agize anemie cyangwa ibura ry'amaraso mu mubiri bishobora kugira ingaruka haba kuri we kuko aba afite umuntu mu nda ndetse n'umwana amaze kuvuka. Igihe kiragera rero umwana akavuka, ubwo za serivisi zijyanye na sante, uko ajya kwa muganga, ko bakurikirana ubuzima bwe ngo barebe ko umwana akura mu nda, ubuzima bw'umubyeyi nawe uko ameze, ariko bakanamukurikirana kugeza igihe azajya kubyarira kwa muganga, kuko hari igihe cyabayeho abantu babyariraga mu rugo cyangwa inda akamufata atabizi. Biba byiza rero ko muri izo serivisi zose nibwo turimo kuvuga ngo umubyeyi mama n'umwana, ariko na papa agomba kuba ari hafi. Izo serivisi agomba kuzikurikirana, niba agiye kwa muganga akamuherekeza, akamenya uko ubuzima bw'umwana we uri mu nda ndetse n'umugore we buhagaze. Serivisi ya gatatu cyangwa inkingi ya gatatu y'imborezamikurire ni ijyanye n'ubuzima n'amazi, isuku n'isukura. Mu cyongereza babyita wash, mu mpine water sanitation and hygiene. Ni ukuvuga ngo ziriya serivisi za mbere twavuze ushobora kuzibona neza, iyo ya gatatu yaba idahari ugasanga umubyeyi hari indyo yuzuye yafashe ariko itateguye neza, itateguranye isuku, akaba ashobora kugira indwara zituruka ku mwanda. Ndetse n'umwana yaba wonka yaba ufata ifashabere, ibyo afata biramutse bidateguranye isuku ashobora kumutera ikibazo cy'uburwayi. Hari isuku nk'iyo ngiyo, ariko hari isuku yo ku mubiri, hari isuku y'aho dutuye, kuko byose bigira ingaruka ku buzima bw'umwana. Ndetse n'ibijyanye n'ubwiherero, ubwiherero burahagana he, ese ntabwo amasazi aturukayo ngo aze agere ku bikoresho byo mu rugo, ibintu nk'ibyo. Ni ukuvuga ngo umwana aba akiri vulnerable, umugore utwite aba ari vulnerable, agomba kuba protected, agomba kurindwa cyane ibijyanye n'indwara. Hanyuma ibijyanye serivisi rero zisigaye hari ukuntu zo zenda gusa nazo. Izo 3 zibanza zirasa, n'izisigaye nazo zirenda gusa. Ubwo harimo child protection, kurinda umutekano w'umwana no kumurengera, kumurinda ihohoterwa iryo ari ryo ryose.
ariko umwana watangiye kugenda umurinda gute ko atagira ibimukomeretsa, watangiye gukina akinisha ibiki, ntakinisha amabuye ashobora kumukomeretsa cyangwa agakomeretsa n'abandi. Yagiye ku ishuri mu mashuri y'incuke cyangwa mu ngo mbonezamikurire ajyana nande, ese ntiyijyana ngo nuko ari hafi akambuka umuhanda ari wenyine. Ibyo bintu bijyanye no kumubungabunga ni ngombwa cyane. Hanyuma hakaba ibyo twita gukangura ubwonko bw'ubwana bifatanye no kumutegura kwiga amashuri abanza. Urumva nabyo nari mbikomejeho ngeze kuri child protection. Ubwo nibyo bita learning cyangwa school readiness, gutangira gutegura umwana ubwo aba yamaze kugera ku myaka 3, kumutegura kuziga amashuri abanza. Ubwo bajya mu mashuri y'incuke aho hari, cyangwa akajya mu ngo mbonezamikurire ama ECDs aba ari mu midugudu, kuko ubu ngubu mu gihugu hose izo serivisi zirahari. Hanyuma serivisi yindi ariyo tugiye kuvugaho, kandi nayo zigenda zinjiranamo, ni ijyanye rero n'uburere buboneye. Umwana arerwa ate, umwana atozwa izihe ndangagaciro zijyanye n'umuco nyarwanda. Umuco nyarwanda ntabwo kiri wonyine, hari ibiyo tuvoma mu muco wo hanze byiza dukoresha no mu muco wacu. Tumurinda gute ingeso mbi zituruka mu yindi mico cyangwa zahoze no mu muco wacu. Aho ngaho rero niho iyo serivisi nayo cyangwa iyo nkingi y'mbonezamikurire y'abana bato izira. Rero nsoza kuzivugaho zose, nagira ngo mujye ko mu Rwanda imbonezamikurire y'abana bato iva ku gihe umwana yasamwe kugera ku myaka 6. Umwana avuye mu rugo tumuhereje ishuri, mu mashuri abanza. Ariko kuba tumuhereje ishuri ntabwo bivuze ko nabwo tumurekuye, ahubwo no kuvuga ngo za serivisi z'ibanze zateguraga umuntu ugiye gutangira ishuri zose yazihawe uko bikwiye. Hari ibihugu bimwe na bimwe bagera ku myaka 8, ariko u Rwanda rwo rwahisemo muri polisi cyangwa muri politiki ijyanye n'imbonezamikurire y'abana bato kugarukira ku myaka 6. Izo serivisi zose akaba yazihawe, ukaba umwubakiye umusingi wo kugira ngo ajye ku yindi steps. Tugarutse kuri icyo gihe wenda mbere yuko tukomeza ku burere buboneye, ko mbona tubajyana ahubwo mu myaka 3. Tubajyana mu myaka 3 nibyo. Ubundi buri umuntu yavuga ko muri mbonezamikurire y'abana bato umuntu yabara ibyiciro 3. Hari igihe umwana akiri mu nda, uvuze nka child protection, ubikora uproteja nyina, murinda intonganya, murinda imirimo ivunanye, umwitaho mbese muri za serivisi zose navuze. Ariko yamaze kuvuka, ubwo navuga ngo nakiciro ka 2 muri ya mbonezamikurire y'abana bato yose kugera ku myaka 3. Hari ama ONG amwe namwe abyita intambwe za mbere. Aho ngaho ni ahandi umwana bari kumwe n'umubyeyi, ari kumwe n'abari mu rugo, ari kumwe n'abaturanyi cyangwa n'abandi bo mu muryango wagutse, kugenda kugera ku myaka 3. Kuko nanakubwiye ko ubundi umwana acuka nibura ku myaka 2, ageze ku mezi 28 amaze kuvuka. Icyo gihe urumva abakiri mu gituza cya nyina, abakiri mu gituza cy'umuryango cyane. Noneho rero iyo yeze ku myaka 3 nibwo atangira kwiga. Buriya ni naho izo twita ECDs cyangwa ingo mbonezamikurire y'abana bato zitandukanye n'amashuri y'incuke hamwe na hamwe, kuko hari amashuri y'incuke atanga serivisi imwe cyangwa 2 muri ziriya zose nakubwiye 6. Ugasanga wenda umwana araharira akaniga kwandika, kubara, gusoma, hanyuma ababyeyi bakaza kumutwara. Ariko muri ECD ziriya serivisi zose arazihahererwa, ndetse n'izijyanye n'ubuzima. Inkingo zo zirangira kare ku bijyanye zirangira ku mezi 15. Ariko hari serivisi z'ubuzima, umwana ashobora kurwarira ku ishuri, bigenda biti. Abajyanama b'ubuzima bafite uko babikurikirana ku ngo mbonezamikurire, ndetse n'ibigo nderabuzima bigiye bishamikiye ku rwego rw'imirenge.
ama ECDs afite inshingano zo gukurikirana umwana haba aho bari ndetse na ziriya serivisi zibegereye. Ababyeyi bagira igihe cyo kuza kuri ECD nabo bakaza kwiga bakaza guhugurwa cyane cyane kuri babyita parenting sessions, niho baharirwa amasomo ajyanye na ziriya serivisi zose nakubwiye, ariko cyane cyane n'ibijyanye n'uburere buboneye kugira ngo batange icyo bazi ntawe utanga icyo adafite. Rero ku myaka 3 umwana nibwo ajya muri ECD, nibwo ajya mu ngo mbonezamikurire cyangwa mu mashuri y'incuke, agatangira guhabwa rero na ya serivisi atahawe muri za zindi za mbere nakubwiye zibanze yo kumutegura kwiga amashuri abanza. Tugiye rero usigaye ubona ibigo byarabonye ibigo bimwe na bimwe ndetse na leta kugira ngo ishyireho ECDs nuko yabonaga yuko uburere bw'umwana cyangwa se ugomba guhera mu mizi kugira ngo azamuke ameze neza. Hari ibigo bimwe na bimwe usanga nabyo bifite amarerero ku bigo aho bakorera, ababyeyi aho kujya basiga abana mu rugo babajyane. Watubwiraho muri makeya ibyo bigo n'uburyo bikora ngo n'abandi babe babyigiraho? Ubundi buriya habaho ECD z'amoko atandukanye, ariko akenshi tuvuga ko ECD cyangwa imbonezamikurire y'abana bato ni serivisi kurusha uko yaba inyubako ahantu. Twe tuzi ko ari ahantu runaka biri, niyo mpamvu wayihererwa mu rugo, wahererwa mu mudugudu, wahererwa ku ishuri ry'incuke cyangwa ku mashuri asanzwe. Rero hari izo twita ECD model, ni ahantu hubatse hari serivisi zose zabugenewe, hari aba ECD caregivers bahuguwe cyangwa abarezi b'abana bahuguwe. Ziriya serivisi zose uzihasanga, ugasanga n'inyubako nyine izitiye, ifite aho abana bakinira, ifite ibikinisho bijyanye n'imyaka yabo, bafite igikoni babategera amafunguro kandi indyo yuzuye, isuku iri hose, abana bafite aho baryama igihe bananiwe, bakaba bafite uko bakorana n'amasantere de sante cyangwa n'abajyanama b'ubuzima hafi aho ngaho. Izo ni ifite ibyangombwa byose. Izo nizo bita ECD model. Hari izindi ziri community based cyangwa ingo mbonezamikurire zikorera mu muryango aho abantu batuye, usanga kenshi zikorwa ku bufatanye bw'ababyeyi n'imiryango wenda itegamiye kuri leta, amadini cyangwa n'ababyeyi ukwabo, ariko ugasanga bashyizeho komite ikomeye ku buryo bafite inyubako bari munsi gato ya ECD model, bagakurikirana nyine ubwo burere bw'abana babo muri za serivisi zose. Noneho hari nizo bita home based, noneho ni izishingiye ku ngo. Ku rwego rw'umudugudu ingo ziri hagati y'10 na 15 zifite abana bari muri kiriya cyiciro, zishyira hamwe zigatoranyamo abantu bazajya bakurikirana uburere bw'abana, bagafatanya n'abajyanama b'ubuzima, bagafatanya n'inshuti z'umuryango n'izindi nzego za leta, bagahitamo urugo rwo kwa Kanaka, kwa Silvestre, kwa Anne Marie, kwa Rose, bakavuga ngo urugo turabona rwujuje ibyangombwa byose, aho abana bakinira haboneka, bafite urugo ku buryo abana badashobora gusohoka ngo tabakurikiranye, hari igikoni bashobora kubatekeramo igikoma, n'aho ababyeyi bashobora kuza gukurikirana uburere bw'abana babo cyangwa guhabwa za parenting sessions. Ushobora kubona ubwiherero butandukanye, abakuru badakoresha ubwiherero bumwe n'abana, mbese bagahitamo urwo rugo muri za ngo 15 zibegereye. N'ababyeyi rero bazajya bajya ibihe gukurikirana gusigarana abana kuko baba basanzwe bakora imirimo itandukanye, ukavuga uti noneho reka uyu munsi ni Kanaka, ejo ni Kanaka, cyangwa duhisemo ababyeyi babiri bahuguwe bazabikurikirana umunsi ku munsi. Ni internal organization ku rwego rw'umudugudu, abantu babyumvikanaho, noneho bakamenya uko bakurikirana abana babo. Noneho ababyeyi bakabazana mu gitondo, bakaza kuza kubatwara bavuye mu mirimo nyuma ya saa sita. Noneho icyo nkikubwiye kubera ko ubu hari izindi facilities cyangwa ibindi bikorwa remezo, izo bita ECD at workplaces, aho abantu bakorera. Hari ibigo bitandukanye mu Rwanda byabitangiye,
hariya inyubako y'umujyi wa Kigali n'akarere ka Nyarugenge aho bakorera hari workplace based ECD aho ababyeyi rwose bakorera hariya bafite abana nyine bari muri kiriya kigero nakubwiye, hari ku buryo baba banafite breastfeeding room cyangwa icyumba cyo konyerezamo. Umubyeyi akaza agakora akazi, amasaha yagera akajya konsa, akaza kureba uko umwana we ameze, kubera ko haba hari n'abakagivazi cyangwa abantu barera abana aho ngaho aho bakorera. Icyo gihe rero akora atekanye, azi ko umwana we ari mu biganza byiza cyangwa ari mu maboko meza, safe hands. Hanyuma ubwo rwa rugero ku mujyi wa Kigali BRD yarabikoze, Banque Rwandaise de Développement. Muri Beneri hari polisi nk'iyo ngiyo ku buryo borohereza ababyeyi bababyaye kujya konsa abana babo. Ariko ubwo wenda umuntu yavuga ko ahangaha ari muri formal sector. N'ingero ntanze hari n'ahandi henshi bagiye bafite breastfeeding rooms, ibyumba byo konyerezamo. Ndumva barambwiye ko no ku kibuga cy'indege ubu ngubu abagenzi ashobora kwinyabya akajya konsa. Ku buryo nyine umuntu ufite umwana aba afite n'uburyo ashobora no kujya kumuhindurira, ku buryo umwana yumva nyine atekanye. Ubwo yari formal sector. Ni ingero, hari n'izindi buriya hari aho nzi hari n'aho ntazi, ariko hari n'ahandi nko mu buhinzi bw'icyayi. Hariya za Gisakura usohotse muri Nyungwe mu karere ka Rusizi, Gisovu muri Rutsiro ndetse na Nyabihu, usanga barateguye ahantu ababyeyi bazana abana babo, hakaba hari abakagivazi babakurikirana, hakaba hari udukinisha abana bakinisha, hakaba hari aho kuryama, igikoni cyo kubatekera, mbese abana bakaba batekanye ku buryo umubyeyi ajya mu mirimo akaba atuje nta kibazo afite. Ngira ngo n'ubuhamya bwagiye gutanga bugaragaza ko abakora muri iyo mirimo y'ibyayi umusaruro wazamutse cyane, kubera ko ntabwo abahangayitse, nta nubwo yinyabya ngo ajye kureba umwana mu rugo, abazi ko umwana we ahantu ari hatekanye. Niba cyonka aragenda akajya kumwonsa agahita agaruka mu mirimo, cyangwa niba yaratangiye gufata ifashabere akaba ashobora gufata igikoma aho ngaho. Ariko uko bagenda bakura bakaba bashobora no gukomeza no gutangira ziriya serivisi zindi zijyanye no gukangura ubwonko bw'abana no kubategura kwiga amashuri abanza. Mu karere ka Burera hari muri mining, mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro aho bita Gifurwe, naho ho rwose hari n'urugo mbonezamikurire ku buryo abana bahabwa serivisi zose. Ababyeyi nyine baba bakora aho ngaho ndetse n'abaturiye aho ngaho iyo ECD iri. Meruka no mu buhinzi bw'umuceri mu karere ka Gatsibo bari baratangiye kubyigaho, ntabwo meruka amakuru bashobora kuba baratangiye, ku buryo nyine ababyeyi bajya guhinga bakaba bazi ko abana babo bameze neza. Serivisi rero hari ku bufatanye bw'abafatanyabikorwa, hari izindi ECDs zo bita market based, no kuvuga noneho izikorera mu masoko. Hari ababyeyi baba bacuruza inyanya, bacuruza ubundi bwoko bw'imboga cyangwa bakora indi mirimo ijyanye n'ubucuruzi, cyane cyane hafi y'imipaka. Rubavu bari bahari, nako irahari ubu ngubu, Rusizi, Kamembe irahari, ntabwo nibuka ahantu hose, ariko igitekerezo ni ukugira ngo bariya babyeyi bambuke imipaka, asige umwana ahantu nimugoroba rwose naza kuva mu gucuruza aze atwara umwana, kandi umwana nta kibazo yigeze agira na kimwe. Ni ukuvuga rero serivisi zirahari hirya no hino, ariko nituvuga ngo hari abazitanga, ntitwirengagize ko hari principe ivuga ko, ihame rivuga ko umubyeyi ari we murezi wa mbere w'umwana. Yego, niyo murezi wa mbere w'umwana. Izo facilities ziba zagiyeho kugira ngo zimwunganire, ariko bari gukurikirana ku buryo na ziriya serivisi yazihererwa mu rugo zose uko nazivuze. Okay, birumvikana neza cyane. Urabisobanura nk'umuntu bibamo pe, biragoye ko hari undi muntu aza ngo ahita abasha atabimazemo n'igihe ngo abashe kubisobanura gutyo, ariko ndumva biragutse cyane. Nagira ngo noneho tugende tugana ku kantu kamwe kugira abantu bige cyane ku burere buboneye. Uburere buboneye bundi habamo iki? Uburere buboneye rero n'izina ubwaryo rirabivuga.
mu kinyarwanda bavuga ko uburere buruta ubuvuke. Uko umwana ahawe imico akarindwa ingeso mbi mu bwana buto urimo kubaka umuntu nyine no mu gihe kizaza uzaba yarabihawe kandi akabyubaha. ngira ngo n'umuri barabivuga ngo toza umwana wawe inzira nziza akiri muto azarinda asaza atarayivamo. N'uburere buboneye rero nuko nguko uburere buboneye no kuvuga butanga indangagaciro za kimuntu. Ariko noneho kubera ko turi kuri kesi y'u Rwanda ni uburere butanga indangagaciro z'umuco nyarwanda. Ariko tugitangira nigeze kubikomozaho, u Rwanda ntabwo arakarwa, rufite indi mico ituruka hirya no hino tugomba kugenda tuyungurura. Tukavuga ngo ibingibi twabigumana, ibingibi twabishyira muri za kirazira cyangwa ingeso mbi, ntabwo biri welcome iwacu, ntabwo bihawe ikaze. Noneho rero za ngeso nziza, ya mico myiza ivoma mu muco wacu niyo umwana agomba guhabwa. Ese umwana iyo ari mu bandi, uzi ko bajyaga bavuga ngo iyi ni matière iri vaste cyane, iyo bavuga ngo uyu mwana ngo arashyanuka, yego ngo avuga mu bantu bakuru, ngo iyo turi muri salo, iyo hari abashyitsi abana baba bari hehe. Abana bagomba kuba bari muri salo cyangwa bagombye kuba bari mu byumba byabo, cyangwa mbese bagashaka ahandi hantu bashyira. Umwana afatwa ate yari mu rugo, akora iyihe mirimo, umwana arindwa iyihe mirimo, atozwa ayahe magambo, atozwa iyihe mico, urukundo, gufatanya n'abandi. Kuko mu mbonezamikurire y'abana bato tuvuga ko iyo umwana akuze neza, akura neza mu gihagararo, ngo bijyanye na bya nahoze nkubwira by'imirire, ubuzima n'ibindi byose. Akura neza mu gihagararo, mu bwenge, kwa kundi ugenda ukangura ubwonko bwe, umutoza, umwigisha gusoma, kwandika no kubara, ukina nawe, mu mbamutima, kugira ngo umwana ahore yari epanuyi, anezerewe, atari igikange. Aba yarafashwe gute? Ariko noneho no mu mibanire n'abandi, iyo yakuze neza ibyo bintu byose aba bifite. Umwana utaragwingiye aba yarakuze neza mu gihagararo, mu bwenge, mu mbamutima no mu mibanire n'abandi. Ni ukuvuga rero mu kubana n'abandi abitozwa hakiri kare, gukorana n'abandi abitozwa hakiri kare, gukunda abandi abitozwa hakiri kare, kudatinya abantu abitozwa hakiri kare. Ariko no kutubahuka abantu, kutagira ikinyabupfura gike abitozwa hakiri kare. Umwana rero agomba kugira nyine iyo positive discipline. Ibyo byose nibyo ahabwa mu bijyanye n'uburere buboneye. Ni bwinshi buri kagingo wumva hari ikintu avugaho. Nk'urugero umwana ahanwa ate, ese umwana ubundi dosage, cyangwa se uvuge kugira ngo umenye equilibrium yo kumenya ngo ndi kumutoza gutinyuka abantu no kumenya kuvuga ibikwiye. Umwana uravuze ngo umwana ahanwa ate, ese umwana arakosa? Iki ni ikibazo cyo kwibaza. Ntekereza ko ari obvious arakosa. Umwana ufite imyaka 2 arakosa, ufite 3 arakosa, ufite 6 arakosa. Akora amakosa yahe? Iyo yakosheje se arahanwa? Yego arahanwa. Ahanwa ate? Bavuga rero ko wenda yabisije yindi nayo umuntu yaba indisije, ariko bavuga ko ibihano bibabaza umubiri, ibihano bibabaza amarangamutima y'umwana, ntago byemewe. Bivuze ko gukubita umwana ntago byemewe, bivuze kukankamira umwana ntago byemewe. Rero muri bijyanye n'uburere buboneye bakunda guca mu byiciro ababyeyi b'ubwoko butatu. Hari ababyeyi barera abajeyi, hari ababyeyi barerana igitsure gikabije, hari n'ababyeyi baterereye.
umwana rwose yiragira akicyura aho hose umuntu aba afite icyo yabivugaho ariko yaba uwo mubyeyi wa tereriyo yaba uwo mubyeyi w'igitsure gikabije ntabwo bari welcome, ntabwo ari byiza, ntabwo byemewe. N'abajeyi ariko n'abajeyi nta kirimo. Umubyeyi mwiza ni ubaransinga, ni ukurikirana uburere bw'umwana, nicyo gitsura akakigira ariko kiridoze. Ikibazo kumenya ubwo tugera kuguhana, tuzabiganiraho. Kuguhana umwana ukojeje niho tuzabona koko niba koko umuntu ari bajeyi cyangwa atari bajeyi cyangwa ari tereriyo cyangwa niba umwana yarahabutse kubera nyine banahabwa. Hari imyaka yabayeho cyane cyane ku mashuri umwana yabakosheje amwe mu makosa yoroheje umuntu akora buri munsi atashobora kuzarinda asaza atarayereka ukererwa, cyane cyane wenda ko n'umwana aba adafite uruhare rukomeye mu gutererwa ku ishuri. Hari igihe ababyeyi bagira mu ruhare, hanyuma mwarimu akakubwira ngo jya kwicira inkoni, ukayica bakayiguhata, waca gatoya akakubwira agasubizayo agiye guca indi. Ni ukuvuga ngo aba yamaze kuguhambura ataranagukubita, noneho waza ukanakubitwa. Ibaze rero umwana wakererewe wenda hari impamvu yatumye akererwa ku ishuri kuva mu rugo, ubwo avuye mu rugo nta mutima afite, ageze ku ishuri uri bumwirirane umunsi wose, aramwakiriye nawe amwakiranye umunabi n'igishari. Hanyuma ukibaza rero kuva ayo ma 2:00 kugera hafi saa 8, saa 10, saa 11, uwo mwana ukuntu ari bube ameze, bikamubaho kuva kwa mbere kugera kwa gatanu. Icyumweru cya mbere kigashira, icya kabiri kigashira, umwaka ukarangira umwana atakiri umuntu, mukajya mubona agenda ariko yararangiye. Tugana ku musozo w'ikiganiro cy'uno munsi, nagira ngo udufashe nk'umuntu umaze kuba master trainer kuri ECD ku rwego rw'igihugu, n'iyo experience yose wasoza ute ugira abantu inama n'ibyo bakitaho muri ino minsi, cyane cyane ku burere buboneye bw'abana? Njye navuga ngo yorohereje ababyeyi. Urebye no kuri ano masaha y'akazi ya leta yashyizeho, abantu basigaye batangira akazi saa 3 cyane cyane muri formal sector. Hari abantu bakeka ko buriya ngo kujyana abana ku ishuri ari ibintu bya rix cyangwa ari ibintu nyine byo kuryoshya abana. Ntabwo ari byo. Buriya ya bond rwa rukundo umubyeyi ahorana n'umwana we, haba mu rugo, mu nzira bagenda, amujyanye ku ishuri, agarutse kumufata, byongera ubusabane hagati ye n'umwana we. Ariko no muri ya cadre ya child protection mu kurinda no kurengera umwana, umwana nyine yajyanywe n'umubyeyi cyangwa n'undi muntu mukuru, agera ku ishuri neza, akaza kugaruka neza. Navuga rero ngo nasubiramo ko umubyeyi niwe murezi wa mbere w'umwana, niwe umufite mu nshingano, n'abandi bagenda bamwunganira agomba kubakurikirana. Umukozi wo mu rugo, abavandimwe be mu rugo, baba ahandi aho batuye, niba umwana arimo gukina n'abandi, ariko noneho no ku ishuri akagirana ibiganiro bihoraho n'abarimu n'abakurikirana uburere bw'umwana we, kugira ngo bamenye uyu munsi yiriwe ate, niba atashye atameze neza, yaba yahuye n'ibihe bibazo, niba atashye yishimye cyane yabitewe n'iki, mbese kugira ngo mu buzima bwe bwa buri munsi aba afite uko akurikirana. Nasoza rero mvuga ngo guha umwana uburere buboneye akiri muto, urimo kubaka umuntu w'ejo muzima, nyine kwa kundi tubivuga ngo umwana uzubaka u Rwanda twifuza, umuhaye umusingi w'ubuzima igihe cyose. Mwakoze cyane rero ku kiganiro cyiza kitugaragariza yuko n'igihugu hari icyo kiri gukora, n'umuntu ku giti cye yakwiye kuha ibyo bintu agaciro, kumva yuko wa mugani u Rwanda twifuza tuzarugera ari uko dufite abana bifuzwa narwo kandi barwubaka. Twabashimira cyane umwanya mwaduhaye, kandi tubashishikariza ko n'ubutaha twazakomeza, tunashimira n'abadukurikirana kuri Kumena TV gukomeza kutwungura ibitekerezo, ibiganiro twaganira, gusangiza ibitekerezo byiza babumvise, kandi tunabifuriza amahirwe no kurindwa n'Imana. Murakoze cyane.